Reka dusome ijambo ry'Imana, Zaburi ya 34 umurongo wa 5 n'uwa 6. Aravuze ngo nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurebeyeho bavirwa n'umucyo, mu maso yabo ntihazagira ipfunwe iteka. Amen. Zaburi ya 34 umurongo wa 5 n'uwa 6. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurebeyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Amen. Hanyuma tuguhaye ikaze muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Umwami aguhe umugisha. Ndavuze ngo rambura ibiganza wacira umugisha Imana iguhaye kubwo gufata uyu mwanya ukumva ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ndashaka kukubwira ijambo ritoya rivuga ngo reba kuri Yesu akumara ipfunwe. Imana duhana umugisha. Ndashaka kukubwira ijambo rito ariko rinini ribyibushye. Imana haleluya, rihindura ubuzima, rigahindura imibereho, rigahindura imitekerereze, ryarangiza rikamara ubwoba. Riravuga ngo shaka Yesu akumara ipfunwe. Riravuga ngo shaka Imana ikumara ipfunwe. Izina ry'Imana ndihabwa icyubahiro cyane. Bibiliya iravuze ngo nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite. Aravuga ngo bamurebeyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Iri jambo ni Dawidi warivuze. Mbibutse ko Imana yamutekerejeho ubwo wataritekerezaho. Imana yamumenye imiryango yaramwibagiwe, hanyuma imukura mu ishyamba imusiga amavuta, kandi imusiga amavuta aruta andi yose mu gihugu. Ni amavuta aboneka rimwe mu myaka runaka, kuko nta bami babiri baba mu gihugu, umwami aba ari umwe, undi yongera kuboneka ari uko yapfuye keretse iyo habaye ibibazo. Hanyuma Dawidi amaze gusigwa amavuta, abona ibintu asigiwe birakomeye, abona ibintu asigiwe biramurenze. Hanyuma ahitamo gushaka Imana kugira ngo imumare ubwoba. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Iyo ushatse Imana ubwoba bw'ubuzima burashira. Iyo ushatse Imana ubwoba bw'imibereho burashira. Iyo ushatse Imana ubwoba bw'uburwayi burashira. Iyo ushatse Imana ubwoba bwa kanseri burashira. Iyo ushatse Imana ubwoba bw'urushako burarangira. Iyo ushatse Imana ubwoba bw'imibereho burashira. Iyo ushatse Imana ubwoba bw'iterambere burashira. Niyo waba ubona abantu baragusize ariko ugashaka Imana, Imana irakubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Imana irakubwira ngo ntukebe kuko ndi Imana yawe. Imana irakubwira ngo ni koko nzajya ngukomeza. Imana irakubwira ngo ni koko nzajya nkuramira. Nari mvuze ngo Dawidi avuze iri jambo nuko yagize experience mu gushaka Imana. Imana imukuriraho impfu zitandukanye. Aravuze ngo nashatse Uwiteka aransubiza. Haleluya, ankiza ubwoba nari mfite. Kubera iki yagiye gushaka Uwiteka? Bibiliya ivuga ijambo rikomeye mu Migani 17. Haravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Iyo ushaka Imana urayibona. Iyo ushaka Imana urayibona. Iyo ukunda Imana warangiza ukayishaka irakwiyereka. Imana iduhana umugisha cyane. Nari mvuze ngo muri uyu mwaka ufite ibintu byinshi ushaka, ariko icy'ingenzi mu by'ingenzi ni uko ukwiriye gushaka Imana. Ndagutangariza ko nushaka Imana uzayibona. Ushobora gushaka inshuti yawe ikakwihisha. Ushobora gushaka abantu bakaguhunga. Ushobora gushaka amafaranga ntuyabone. Ariko shaka Imana
ikumara ipfunwe. Shaka Imana ikwiyereke. Washatse amafaranga urayabura, washatse ubwiza urabubura, washatse abantu baragukomeretsa, washatse umugore akubera umusaraba, washatse umugabo akubera igufwa, washatse urubyaro ariko rurarubura, wararushatse ariko rurakugoye. Nari nkwinginze ngo shaka Uwiteka. Yesaya yarahanuye 55:6. Imana ibwira abantu, iramubwira ngo genda umbwirire abantu ngo nibashaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nibamwambaze akiri bugufi. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Nari mvuze ngo shaka Uwiteka agukiza ubwoba bw'ubuzima, shaka Uwiteka agukiza ibyago, shaka Uwiteka agukize diyabete. Ndafashijwe mwana. Shaka Uwiteka agukize kanseri. Ntabwo ari wowe wa mbere Uwiteka akijije. Shaka Uwiteka akumara umubabaro, kubera ko umugabo ntiyakumara umubabaro, umugore ntiyakumara umubabaro, umwana wabyaye ntiyakumara umubabaro, kabone niyo wamwita gisubizo ntiyakumara umubabaro, kabone niyo wamwita blessing ntiyakumara umubabaro, kabone niyo wamwita mugisha ntiyakumara umubabaro. Mwawugirana, mwawusangira, ariko najya nkubwire ngo shaka Uwiteka niwe wakumara umubabaro. Izina ry'Imana nirihimbazwe cyane. Hanyuma avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo bamurebyeho. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso yabo ntihazagira ipfunwe iteka. Muri uku kwezi ndakwingingira, ashaka Uwiteka akumara ipfunwe. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, hanyuma mu maso yabo ntihazagira ipfunwe iteka. Ufite ipfunwe ry'ubuzima, ufite ipfunwe ry'urushako, ufite ipfunwe rya kavukire, ufite ipfunwe ry'uko utize, ipfunwe ry'uko utazi indimi, ufite ipfunwe ry'imibereho yawe, ufite ipfunwe ry'umuryango wawe. Ariko nari nkubwiye ngo reba kuri Yesu akumara ipfunwe. Bamurebyeho, haleluya, Imana ishimwe. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso yabo ntihagira ipfunwe. Umuntu yarashatse, amaze gushaka agira ngo agiye kumarwa ipfunwe, ashaka no mu miryango ikomeye, ariko agezeyo ibyo yibwiraga biramuhinduka. Akanwa kamubwiye ngo sheri karahindukira kamwita umushenzi, akanwa kamubwiye ngo ndagukunda karahindukira karamwanga, karamwandagaza, karanamwangiza. Ariko reba Yesu niwe utazaguteza abantu. Reba Yesu akumara ipfunwe. Bamurebyeho, haleluya, bavirwa n'umucyo, mu maso yabo ntihazagira ipfunwe iteka. Imana ishimwe. Mu maso yabo ntihazagira ipfunwe iteka. Imana ishimwe. Mu maso yabo ntihazagira ipfunwe iteka. Hariho umugabo umwe yavutse nk'uko wavutse, yabayeho nk'uko wabayeho, yagize amateka agoye nk'uko ayawe agoye, yagize ubuzima bugoye nk'uko ubwawe burgoye, ariko yigira inama yo gushaka Uwiteka. Ndafashijwe Mana. Yigira inama yo guhendahenda Imana, yigira inama yo kujya mu masengesho, yigira inama yo kwegera Imana, kuko iyo wegereye Imana ntihame nawe irakwegera. Imana ishimwe. Iyo wegereye Imana nayo irakwegera. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ari igihe wegera umuntu akaguhunga, ari kwegera Imana nayo izakwegera. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye. Igitabo cy'Ingoma za Mbere ibice 4 ku murongo wa 9 haravuze ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyama ukamumugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen, 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 amen. Imana duhana umugisha. Uyu muhungu witwa Yabesi ngo yarakuze agira icyubahiro kiruta icya bene se,
ariko igira ikibazo cy'amateka yavukiyemo. Umuntu ashobora gukura akiga amashuri, agashaka neza, agatura heza, agatura mu gihugu yifuzaga, ariko yamara kugerayo amateka akamukurikirana, ubuzima yabayemo bukamukurikirana, kubera ko karande igwa nk'avoka, kubera ko karande iratungurana. Hanyuma Yabesi muri icyo cyubahiro, bamwe bamwitaga umunyamugisha ariko amateka yaramukurikiranye, abandi bamwitaga umunyamahirwe ariko amateka yaramukurikiranye, abandi baramurebaga bakamubonera mu nzu abayemo ariko amateka indani nimba iri gusya. Ariko Bibiliya iravuze ngo Yabesi amaze kubimenya, yigira inama yo gushaka Imana ngo imumare ipfunwe. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ngo afata umwanzuro wo kujya gusenga, afata umwanzuro wo kwegera Uwiteka, afata umwanzuro wo gupfukama, afata umwanzuro wo gukanguka mu masaha 9. Hari isengesho rihindura amateka, hari ibihubana n'Imana ipfunwe rigashira, hari ibintu bihubana n'Imana amateka agahinduka. Ndagira ngo nkubwire ngo afata umwanzuro nk'uwa Yabesi ujya gushaka Imana. Ndagira ngo ngutangarize ngo Imana iri kuboneka, ndagira ngo ngutangarize ngo Imana yiteguye kukwakira, ndagira ngo nkubwire ngo garukira Uwiteka nawe arakugarukira, ndagira ngo nkubwire ngo haguruka ujye gushaka Imana, uzayibona izakwiyereka. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Yabesi ngo afata umwanya ajya gusenga, ajya gushaka Imana. Imana iduhana umugisha. Aravuga ngo icyama Uwiteka we nageze imbere yawe, icyama ukama umugisha. Imana ishimwe. Abwira Imana ngo icyama ukama umugisha. Yari afite icyubahiro ariko ntiyari afite umugisha, yari afite urugo ariko ntiyari afite umugisha, yari afite abana ariko ntiyari afite umugisha, yari afite inzu ariko ntiyari afite umugisha. Abwira Imana ngo hari ibintu abantu bari kunyitirira bakabona narahiriwe ariko si umugisha. Abwira Imana ngo urenze hirya y'ibyo abantu babona mu umugisha. Imana ishimwe. Urenze kuri diplome mu umugisha, urenze kuba afite umugore cyangwa umugabo mu umugisha, urenze kubana mu umugisha, urenze kubana. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Abwira Imana, arayibwira ngo abantu baranyubaha nibyo ariko icyama ukama umugisha. Icya kabiri, abwira Imana ngo icyama ukagura imbago yanjye. Ndashimira Imana, iyo twasenze turaguka, iyo twasenze Imana yagura imbago, iyo twasenze Imana ihindura ibintu, iyo twasenze Imana itumara ipfunwe mu izina rya Yesu Kristo. Abwira Imana, arayibwira ngo icyama ukagura imbago zanjye. Arangije abwira Imana ikintu cya gatatu, arayibwira ngo icyama ukuboko kwawe kukabana nanjye. Nimba hari ibintu biryoshye n'ukubanaho n'ukuboko kwiza kw'Imana, urugendo rwawe ukabana n'ukuboko kw'Imana, akazi kawe ukabana n'ukuboko kw'Imana, mu rugo rwawe ukabana n'ukuboko kw'Imana, mu rubyaro rwawe mukabana n'ukuboko kw'Imana, mu gihugu uhagazemo ukabana n'ukuboko kw'Imana, mu karere uhagazemo ukabana n'ukuboko kw'Imana. Aravuga ngo icyama ukuboko kwawe kukabana nanjye. Icya kane, abwira Imana, avuga ngo icyama ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Haleluya, haleluya. Abwira Imana ngo icyama ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Ndagusengeye muri uyu mwanya, Imana iguha umugisha, Imana ikwagurira imbago zawe, ukuboko kw'Imana kubane nawe, kandi Imana ikurinda ibyago bigiye kukubabaza. Yabesi asenga atyo, hepfo haravuga ngo nuko Uwiteka Yabesi ibyo yasabye. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Muri uku kwezi Imana iguha ibyo wayisabye, muri uyu mwaka Imana iguha ibyo wayisabye, muri ibi bihe Imana iguha ibyo wayisabye bikumare ipfunwe. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Umwami akunezeze kandi akurambura ibiganza. Ndagira ngo ngusengere, dufatikanye gusenga. Ntabwo nzi ibyago byawe, ntabwo nzi agahinda kawe, ntabwo nzi aho uhagaze, ariko ndagira ngo dufatane aya masegonda tubwire Imana ngo Uwiteka we twagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mana, mu izina rya Yesu, Mana ifite imbaraga n'imbabazi, Mana ikomeye kandi ikomeza abantu bayo, nsengeye uyu mwene data agize kwizera, ahantu ari arapfukamye,
ahantu ari aguhanze amaso, ahantu ari akuramburiye ibiganza. Ndakwinginze mubabarira ibyaha, kuko umutima warakiraniwe ntiwakwizera. Mu izina rya Yesu Kristo, umutima we waraguhakanye uravuga ngo Uwiteka ni iki? Umutima we waravuze ngo waramutaye, ariko uyu mwanya akugarutseho. Ndamwingingiye umubabarire, maze kumubabarira kandi umaze kumweza, kandi umaze kumuhanaguraho gukiranirwa. Uhereye none amahoro Imana itanga nabe muri we. Uhereye none ikiganza cya marayika nimukimukiza indwara. Amaraso yawe Yesu aracyakiza, amaraso yawe aracyahumanura, amaraso yawe aracyarema, amaraso yawe aracyatunganya. Uyu nawe igitangaza kivuye mu ijuru nikimumanukire, nawe azagutura ituro ryishimwe y'ukuri Imana itanga amahoro umuntu akayagira, y'ukuri Imana itanga ubuzima umuntu akabugira, y'ukuri Imana ikiza indwara igakira burundu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubutumwa bwiza, isoko y'ubugingo. Ubutumwa bwiza, isoko y'umugisha. Ubutumwa bwiza, isoko y'ubuzima buzira umuze. Ubutumwa bwiza, isoko y'iterambere riziranenge. Ubutumwa bwiza, isoko y'ibyishimo. Ubutumwa bwiza, isoko y'amahoro. Ubutumwa bwiza, isoko yo gukiranuka. Ese nawe wari ubizi ko ibi byose ari izingiro ry'ubutumwa bwiza? Nta handi wabisanga, ni muri Bibiliya, izingiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwami